abantu ubwenge babe mu mboho iyo babohowe ntabwo abategetse cyangwa se abimye ingoma baza babareka babashira muri training baza babigisha havamwe abantu babahanga bemeye kwiga nibo baza bahabwa ibyo bakora baza bahabwa imirimo Hallelujah. Ababashitani babohoke mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Kandi nta kindi kizakibohora. N'ubutumwa bwiza bw'umuzuko. Pawulo yaravuze ngo tutabwirije umuzuko w'umwami. Ubutumwa tuvuga nta shingiro. Bijya byose zagiye biba. Yesu atarazuka nubwo yagaragaje iby'imbaraga zikomeye bari basana bamutegeye gusa mu rupfu. Ariko ibintu mu muzuko ibintu byarasobanutse ngo abasirikare bahabwa ifaranga ndetse habe n'abayuda benshi bari banze no kubivuga umunyamahanga Ruka niwe wabyanditse babagabo bandi ibintu ngo bari banze kubyandika ariko Ruka arabyandika yamavanga abagore bo muri twe badutangaje babagabo bandi banze kuvuga abagore ariko abayuda nabo ni ibihumbi Yesu amaze gupfa ngo abagabo bageze ubwo bwo gukoraho barikingirana ariko nubwo bari bafite amakuru ngo abagore bazinduka kare ku gituro cy'umwami Yesu basanga Yesu yazutse ngo umurinzi arababwira ngo mureke gushakira umuzima mu bapfuye muje kubwira abigishwa be ko Yesu ari muzima ngo bahageze bavuga amakuru ngo abagabo bamwe muri bo nta bari bahari barimo Toma ngo agarutse ariko Yesu arabiyereka kugira ngo abeshuze cyangwa se yemeze neza ko amakuru abagore bavuze ari ukuri ngo Toma agarutse bamubwira amakuru avuga ngo ntiyobyemera Yesu waso arabiyereka abwira Toma ngo naza mukoreho avuga ijambo aravuga ngo hahiga uwizera kuruta kubona ni naryo jambo naringiye kubabwiraho by'umwihariko wa Abrahamu yizeye Imana adasabye ikimenyetso ubundi iyo umuntu yizera agasaba ikimenyetso ntaba afite amakuru ahagije y'ibyo ategereje kubona subwenge aba yakoresheje ngo muzamubanza ngo musabe ibimenyetso ngo mubone kumenya neza ko ibyo murimo ngo ari ukuri muzamureka batizera babisabe kandi ni byiza iyo utizeye ugasaba ikimenyetso ugihabwa ariko mu manota tuhabwa kimwe n'utagisabye umuntu udasaba aba afite amakuru ahagije kuco tumusambira amaboko Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. Hallelujah. Ahabwe icyubahiro Yesu.
abanze kwiga ubwenge Imana izibata. Yesu yigishije abigishwa nta nubwo bari bemerewe kugira icyo bavuga bataragira kimwe mu nyigisho z'umwami Yesu. Ariko Yesu ni umuhanga, Yesu ni umunyabwenge. Muzi ikintu yakoze kugira ngo badatoroka cyo kubamara ama stress ngo yakeza baha kugira ngo bamufashe gusengera abarwayi ngo bazabumva ko bafatikanije umurimo. Ariko bagenda hamwe bikanga bakagaruka bakamubwira ariko bakoma bakaganira. Ariko icyo yari yihutiye cyane gukora muri bo ngo kwari ukubaheza ubwenge bumwuzuye ngo nibamara guhabwa inyigisho zuzuye ngo abone kubagira intumwa ze. Nababwiye ko nta ntumwa ihari itarize. Nubwo abantu bashobora kwiyita uko bashaka, nigeze no kubivuga mu gitaramo cy'abera dutarame. Napfuye kwiyita uko ntari no kwiyita izina rinini cyane riheka nohesa muri ya titire abenshi muri mwe muzamutiye kuko gana none byose nanone ni hahandi. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti watsinze. Haleluya, Haleluya. Yesu abigisha ubwenge. Hari ijambo Dawudi yavuze mu buhamya bwe, yaravuze ngo arashima Imana ngo yamuhaye ubwenge buruta ubw'abanzi be. Tabanzi bacu baturusha ubwenge. Muzi umunsi umwe yabahenze neza aremera yemera ko barusha ubwenge. Ni umunsi ngo bamufashe guki. Baravuga ngo uyu ni Dawudi mwene Esayi wishe intwari yacu Goliyati. Dawudi ngo yamatangira guta inkonda. Ngo ni umwuka w'Imana ugira ubwenge ngo wamuhaye ubwenge bwo kwihindura igifu. Baravuga ngo tibo kwica umusazi umuntu wasase. Nubwo yishe intwari ni mumureke yarasase. Ngo baramureka aragenda. Ngo hayagenda hamanuka Zaburi kuramya no guhimbaza. Aravuga ngo ndashima Imana yampaye ubwenge buruta ubw'abanzi. Paulo yarabivuze aravuga ngo tuzatubahenda henda ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ntabwo turabavuga butumwa bakuvuga ngo turavuga ngo ushaka soke. Ibyo biza bivuga abandi kandi abo nabagenda ukundi abatemera tuzatubahenda henda. Muzamahenda henda mabwire ko amaterano narangira mushobora gutanga na soda ariko kugira ngo baze. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, Haleluya. ahimbazwe Yesu Yesu. Amen. Ariko ntabwo ari ukugoreka ibyanditswe, nta nubwo ari uguhabwa ruswa yabenshi uko banabivuga n'ibindi batekereza. Ubundi ijambo Yesaya hano yavuga ngo mubwire abantu ngo izururutse imitima, si ukuvuga ibica hejuru bidakora kuzo kubzabo. Ijambo ryururutse umutima nubwo ryo bari remereye nirishobora kugukiza ugafata undi mwanzuro. Abantu bakazabisobanura ukundi. Hari hamwe nageze bababwiriza noneho umwe atangana ko gutombokera abantu n'abandi benshi undi mukaza mukanga abantu. Noneho nyobego iryo kanga avuze Pawulo abwira ab'Ikorinto arababwira ngo kuzerekeye ku mpano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Avuga bitatu by'umwihariko w'abayobozi: impano y'ubwenge no kumenya no kurondora imyuka. N'umwihariko w'abayobozi. Umuyobozi udafite byibuze imwe muri iyo twabatangarije ko tumwanze. Ni jewe n'abandi bemera uwo muyobozi turamwanze. Agomba kuba afite ubumenyi cyangwa ashobora kuba afite umwuka wo kurondora, afite n'ubwenge. Ibindi bitatu by'umwihariko bavuga butumwa ni ugukoreshwa ibitangaza n'Imana no kwizera no gusengera abarwayi. Umuvuga butumwa udafite byibuza kimwe muri zo kora bitatu agomba kubagumya ku iparuwasi akiga. Iyo adafite imwe muri izo nibajya bacyatsa bagatwika isi bakaza bakadiriya mu mwuka abantu babemeramwo kugira ngo babemeze. Umunsi cyo bazakora se ubundi mwebwe abenshi muri mwe tureka abashumba abenshi muri mwe mukeneye ibintu bitatu gusa cyane nibyo muza mukenera ndabaza. Ni ibitangaza no kubasengera mugwaye
tukabereka n'ibindi byinshi by'abantu bizeye. Rero umuvuga butumwe adafite byibuza kimwe muri byo azabona abantu batamwemeye. Ariko Yesu yabivuze neza ngo ntimugase nabo, muzareka abo ngabo bagumuko, ariko ngo ntimugase nabo. Basa bashaka ukuntu kose gushoboka kugira ngo basibuza bicaye bamenye ko umwanya wari wose boberekwa bagakora n'ibindi. Turabazi cyane. Kuvuga ku ndimi no gusobanura no guhanura ni ikintu abera bose bizera bahawe, ariko abenshi nicyo baza bagenda birukaho bashaka. Babwira icyo mugomba gushaka ni ziriya mpano zo kubashumba ziraza ubwenge, muza muzishaka nubwo mutobabo. Ubundi hari icyifuzo cyiza Pawulo yabibwiye Timoteyo, yarabivuze, muza mwifuza zose ariko nyine kuba nk'umwungeri bigiriye shima. Ni byiza cyane, ni icyifuzo ariko si ukukiba, si no gupfa kuzumva wabyifujije ngo uvuge ngo barabiguhanuriye kera, sibyo. Iruke twende. Nugira icyo ukoreshwa cyangwa se ukora wabitekereje mu bwenge bwawe, tukabikore ngo numara kusa n'umuntu ugize ikimwaro uvuge ngo n'umwuka wabiguteye, kuko turusha umwuka gutunganya ibintu. Umwuka bitunganya byose neza hatabuze na kimwe, ariko ntugafudike ngo numara usaba imbabazi uvuga ngo n'umwuka wabigukoresheje. Umva n'ikindi abantu bazabibesha, abantu iyo batubaha umwanya batekereza ko babikoreshwa n'umwuka cyane, ni ukubesha. Yego, akenshi abantu bavuga ngo niritiririje, umwuka akora mu gihe kandi neza cyane. Hari ijambo Pawulo yabwiye Abatesalonike bari batangiye kubikora byinshi, aravuga ngo muzabihanganire bose, agenda avuga ukuntu bazogenda bihanganirana cyane cyane bafite intege nke. Ariko aravuga ngo mwene data bushya gahunda ibe ngo muzamureke, mwama mumureka, nimushaka ntumutenge mumureka agenda. Niyo mpamvu Yesu yariko asababwira abigishwa be ngo ubwami bw'Imana buze. Ahari ubwami bw'Imana haba inyigisho, ahari ubwami bw'Imana hagaragara ubwenge. Ni rya jambo babigishwa, abantu bavuze kubigishwa baravuga ngo ntiboreka kugira ubwenge ngo bagendanye n'umwami Yesu. Sino kugendana gusa, n'abagabo bize. Nza kubabwira ko ntagifuka izaja mu ijuru, wowe uzemera cyangwa utobzemera niko bimeze. Icyakora Imana izihamagara abaswa ikabishaza ku ntebe y'ishuri ikabigisha, abanza ubwenge ikabata. Ni ihame. Tuvuga ko ubu butegetsi bwose buhari nta muntu w'igifuza ukora ibwami. Bari abantu bose muzamubona baba mu bakomeye, bariya bose bakomeye n'abantu bize bagira ubwenge. Hari abashinzwe kuvuga ibintu,
hari abashinzwe kureba gusa bagaceceka kugira ngo utaza gusobanura ibintu bataguhaye gusobanura. Ni nacyo cyane batinya. Iyo ureba abantu bagira ubwenge bw'Imana, umuntu azakora icyo ajejwe, mugani w'Abarundi, umuntu azakora icyo ashinzwe, kandi inzego zose zikubahana kugira ngo umuntu asobanure cyangwa se atange ripoti y'icyo yahawe gukora. Pawulo ababwira Abaefeso, arababwira ngo icyo akora umwami, ngo Imana yashize abantu batandukanye mu itorero. Uzi ko mu itorero hashobora kuba umuntu ugira ubuntu bwinshi, uzi utanga ariko utazurara mu masengesho, ntaje mu ivugabutumwa, ntimunamumenye ngo mumuheze inshingano runaka mwifuza, ariko ngo akabara aho agira umutima ubohotse ngo kuza akemura ibikenewe, azaba mu mubari w'ibirangirire mu ntumwa, ngo ntagomba guhutazwa, ngo ntukanamugera iruhande ngo uvuge ko ari umunyantegenge, uzaba usambuye ikanisa. Sawa, ariko nabo bazabasenga kera ko ndababwiye muzamusenga. Tuzamura amaboko teri. Haleluya, Haleluya. Ijambo rya gatatu twavuze, ubwami bw'Imana iyo bwashe gusa butanga indirimbo. Pawulo yabwiye Abaefeso, arababwira ngo mwusure umwuka, ngo ntimugasinda inzoga ngo zibamwe ubukubaganya, ariko ngo muririmbe zaburi. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze. Haleluya, Haleluya. ahimazwe Yesu ibihe byose. Amena. Ahabwe icyubahiro. Amena. Ubundi ntituri abaririmbyi twese, ariko twese turi abaramyi. Abaririmbyi Imana ikura mu baramyi, izibaheza kuririmba indirimbo zibiri gusa, iya gatatu turayanze. Bakaza muririmba indirimbo nyinshi n'izibiri. Ni indirimbo y'ubwenge, tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ni indirimbo nsha, nizo ndirimbo zibiri Imana ziheza abaririmbyi yakuye mu baramyi. Naho zijya zinduhimba wakoroganye n'undi, zifite nazo ni nziza, ariko zifite aho zizaziririmbirwa. Zizaziririmba uri iwawe mu rugo cyangwa wagiye mu butayu, ariko hano mu ikanisa tukatuzanira indirimbo wahimbye wakoroganye n'umuntu wari hanze, uzaba usambuye ikanisa. Sinigeze kubabwira dutaramye abo twari dutaramanye, umugabo umwe yoneshereje wabo harahiye hara mu Minemba, yamasaba umwanya wo gushima ku cyumweru ujya wonesherejwe, yamasoma gutya zaburi. Zaburi irimo ibintu byose, yovuga amakuru y'umuntu woneshereje undi. Umuntu woneshereje undi yobona asoma niyinga hano muri zaburi, yamasoma asaba akanya ko gushima, asoma zaburi, ujya wonesheje yamavuga ngo nidusohoka urambona, ngo imyaka yose babanye ngo ntarasoma iyo zaburi. Ariko nawe ni igihumbi. Hari indirimbo zo kuririmba igwira hanze, aha mu iterero ry'abera ni indirimbo zibiri gusa, ni indirimbo y'ubwenge n'indirimbo nsha. Indirimbo y'ubwenge izihimba ikivuga ku mbabazi twagiriwe, kahiga umuntu wababariwe ibizahabye n'ibicumuro bye. Ni indirimbo yo gushira izina ry'Imana hejuru. Ya ndirimbo ya Miriyamu bazabitirira Mose, Uwiteka aranesheje bitangaje, ifarasi n'uwo yari ihetse, Uwiteka biroshe mu nyanja. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni indirimbo yo gushira izina ry'Imana hejuru. Tuvuga ijambo rya kane ko ari ugushima. Tubabwira ko umuntu udashima, tutavuze ibintu byinshi, nta bwenge agira, ni igifu. Tureke ibyo bakazavuga ngo udashima tubirekere gutyo, tubirekere gutyo. Ariko Pawulo yandikiye abi Tesalonike, yababwiye gusenga, babwira n'ibindi byinshi, ariko arababwira ngo mubibeho byose, ngo muza muhora mushima, ngo nibyo Imana bashakaho,
muri Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu ibihe byose. Amen. Kuba mu buzima bushima, impamvu dushima ni nyinshi, ariko kimwe cy'ibanze nuko Imana yemeye gutanga Yesu ku bwacu. Kandi Yesu gayaje nta muntu ufite icyo cyifuza. Si abantu bagiye mu butayu ngo basenge ngo Imana itange Yesu, ngo ni Imana yabitekereje gusitanga Yesu.